ndabasuje inshuti bakuru mu mwami wacu Yesu Kristo ni Damana mwese muri Kristo Yesu de voir connecting gospel fruit et je suis très heureux d'être encore une autre fois. Ça fait longtemps que je n'étais pas ici, cyari igihe kirekire gishize ntaraha gusa twageze akabazo muri studios gospel Kenya-Rwanda. Hari ikibazo twaragize gusa kigukena gikemuka nubwo kitakira neza ya gusa hari ibyiringiro, there's a hope, ariko kandi bwari ubushake bw'Imana niko bimeze. Ya mwari mumeze mute torero, amahoro akomeze kuba muri mwebwe. Uyu munsi ndaje tugiye kuvuga ku kintu n'ubundi gifitanye isano n'ibyo dukunda kuvuga hano kuri gospel Kenya-Rwanda. Kintu kimeze gite? Ya nkuko mubibona turi kuri YouTube channel ya Rachel Mushakisulo. Ya tuvuga ku message yagize ahangaha nifuje kukabasangiza. Ya gafite umutwe w'amagambo ugira ubutengo, is hell necessary? Why do sinners have to go to hell? Mbese ikuzimu harakwiye? Kwera iki abanyabyaha bagomba kujya ikuzimu? Umutwe w'amagambo murawumva? Ya nuko bimeze. Ahubwo yuvuga kuri umutwe w'amagambo binyibukije inkuru nabonye ahantu muri video muvandimwe yakoze mukuri ntabwo cya kintu cyakibonye n'umwuka we. Rusukuni yavuze ngo umuntu ukizwa kubwo gutinya umuriro wa Gehinomu, uwo ntabwo yigeze akizwa, ngo ukwiye gukizwa kubwo gukunda Kristo. Gukunda Kristo byubundi ntacyo bitwaye, ariko niba aho wavuye hataguteye ubwoba nta kabuza wazasubirayo. Icyo kintu kibaze ndenya mugirya nino iya cyangwa se mu Kristo nawe arakizi, kuko we imbarutso yo guhunga kwa Kristo kwari ukugira ute kumenya ko aho twari umudugudu witwa Rimbukiro, ngo kandi igihe kizaza vuba cyangwa kera akagikuzima ahantu Bibiliya vuga nabi cyane. Nayo ihatera ubwoba se, ngo gutera ubwoba ngo kwateye ubwoba naho hantu guko sugukizwa. Bibiliya naho iba yateye ubwoba. Bibiliya iravuga ngo aho urunyo rwabo abariyo rudapfa, ngo n'umuriro ntuzime. Ni muri Mariko ibice 9 umurongo wa 44. Aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. Aho bantu ntabwo ateye ubwoba. Iyo mvugo noneho utabizi cyangwa se ubizi sinzi irimo gupfobya igitambo Kristo yadutambiye ku musaraba, ngo mbese no kuvuga ngo yaturokoye ikidateye ubwoba. Pawulo yakise urupfu, ukijijwe kuva mu byaha, kuko mu byaha kuba mu byaha no mu bwingana n'uwo muriro urupfu. Niko bimeze bivuye mu ijambo rivuga yuko bimbo by'ibyaha ari urupfu. Nukuvuga ngo ibi bivuye mu rupfu ugiye mu bugingo, niko Pawulo yabivuze. None urupfu ni ruteye ubwoba, kandi ntabwo wabasha gukunda Kristo ubundi utazi ingano y'icyo yagukoreye. Ijambo ry'Imana rivuga yuko tuyikunda kuko yabanje kudukunda. Tubibwirwa n'iki ko yadukunze? Yohana 3:16 ko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atagira ate tarimbuka. Kurimbuka ni ikintu gito, bwahabwa ubugingo bugira ute. Kurimbuka si ikintu gito. Cyo cyatumye Kristo Imana iva mu ijuru umuntu kugira ngo icungure umuntu. Irabambwa turabamburwa. Icyo kintu ntabwo cyakiwe n'umwuka w'Imana. Ni ikintu kinini Imana rwose ikikubabarire. Imana ikikubabarire kitavuye ku bushake bwawe. Sasa message ngo mbese ikuzimu harakwiye, ni Rachel, ikuzimu harakwiye ngo kubera icyo abanyabyaha bagomba kugikuzimu. Hariho none abavuga ngo abantu bose bazajya mu ijuru. Izo nyigisho murazizi, abo twari ababonye filime Notre Dame twarabivuze ikintu cy'ikinyoma, bavuga ngo abantu bose niyo bazajya. Ngo la monde besoin une histoire avec des fins heureuses. Le monde a besoin d'histoires avec des fins heureuses. Baravuga ngo ngisi ikeneye inkuru ifite iherezo ryiza. Dore abantu bari kuza ari benshi cyane, wasanga ariyo yamaroho yakwaga ngari kuza mu isi y'umwuka. Ngisi ikeneye inkuru izagira iherezo ryiza. Abantu bose nukuvuga ngo bakazajya yobone uko babivuga muri iyo ntuza muri iyo filime no so ariko si bifite aho biva. Hariho abantu bavuga ngo bose bagomba kujya mu ijuru, ngo bose bazajya mu ijuru. Nimubazi n'abandi bavuga ngo twaremewe kuzajya mu ijuru, ngo niho twese murabizi. Twabivuze cyane muri filime no Sora. None hariho abantu babivuga rwose ibintu by'ibinyoma, kuvuga ngo none koko hariho abakora ibibi bavuga ngo hari urwireguzo rucyo bita iki purgatoire. None tugeze hari ibintu by'ibisayo hari uwakangutse abirimo.
ntuzajya usoma muri biri ukumva ngo wankuye mu isayo ry'ibyaha iyi shusho aba ari inzajya ikuzamo. Umva ibijwi biriyo. Yeyi. C'était comme se réveiller d'un long rêve. Urasa nk'ukanguka uvuye mu nzozi z'igihe kirekire. Mais je découvris vite que je n'appartenais plus au monde des vivants. Ngo namenye nihuse yuko ntakibarizwa mu isi y'abazima. Umuntu ukangutse tubwira amagambo. Je pris soudain conscience d'une surprenante vérité. Ngo nahise menya ukuri gutangaje kuntunguye. Passe par différents stades. Ngo ubuzima ni isoko y'iteka inyura mu nzego zigiye zitandukanye. None hano hakangukiye ni habi. Ngo nakangukiye ahandi hantu wabatiza seye. Ngo hasa nka purgatoire. Et mon histoire ne faisait juste que recommencer. Ngo none inkuru yanjye yo irasubiye iratangiye, ntabwo ari ugutangira ngo ahubwo irasubiye iratangiye, recommence. Iya sasa ese abanyabyaha bagomba kujya ikuzimu? Nuko umutwe w'amagambo ugize ubwo twagiye twanyarukije akanyarutse ndebe ko nagira ntacyura umubyizi. Aravuga ngo Imana yahaye umuntu inzira ebyiri, tuvuye ku mutwe w'amagambo. Imana yahaye umuntu inzira ebyiri, iy'ubugingo n'urupfu. Ngo ariko umuntu binyura muri Adamu yihitira mu rupfu. Ngo ariko Imana ikora uburyo bwo gucungura binyuye mu kohereza umwana wayo ngo apfe urupfu atarakwiye rw'icyaha atigeze akora. Kubambuka tukabamburwa. Ngo Imana ni urukundo ndetse yabyerekaniye mu mpano y'umwana wayo. Niho yabyerekaniye yuko idukunda. Yohana 3:7 kuko Imana itohereje umwana wayo mu isi kwiciraho iteka ngo ahubwo isi binyuriye muri we ikizwe. Isi n'abantu. Nkoresheje amagambo yanjye, ubuhinduzi bw'amagambo yanjye ntabwo nsomye muri Bibiliya, ariko nshobora kuza kuwushyiraho umurongo hasi bireba neza. Ya none twakomeje. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, bivuze ngo umuntu yaremewe kuba ubugingo, umuntu udapfa. Nicyo bishatse kuvuga, yaremewe kuba ubugingo. Ya Imana yaremye umubiri wukuye mu mukungugu wo hasi, muri uwo mubiri mw'imbere shyiramo ubugingo, ari bwo muntu wa nyawe. Rero iyo umubiri urimbuwe n'urupfu, ubugingo bukomeza kubaho wa muntu w'imbere wa wundi udapfa. Nuko bimeze. Ya nanone nkibuka muri ino sura bavuga ngo la vie est une source éternelle, ubuzima ni isoko y'iteka. Babikura hehe? Kuri uyu muntu w'imbere. Ya Tangiriro 2:7 tubona nk'iki. Ange nuko Imana ireba umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu aba ubugingo buzima. None nkoresheje amagambo yanjye, ubuhinduzi bw'amagambo yanjye. Umurongo nawe ushyiraho ngaho ukagereranya. There is no purgatory. Ibintu bya purgatory abakatolike tukigarutseho ahubwo. Abakatolike muri hehe? Ibintu bya purgatory kubizeza ngo hazabaho purgatory ngo nuko maze ni wahajya bazagusengera cyangwa se uzagira uti uzahabwa ihirwe nyuma yo kubabazwa. Ikinyoma cyane. Gukizwa n'ubu niko bimeze. Sasa aravuga ngo there is no purgatory, nta bya purgatory. Ngo hariho mu ijuru ni kuzimu nyuma y'urupfu. Bivuze ngo ubugingo bwabo ni budapfa ubwo. The human soul is bound to go to either of these two places. Ubugingo bwa muntu bugomba kujya hamwe muri aha hantu habiri. Rero Imana niba yababarira abanyabyaha kuzimu ngo ntibajye kuzimu, bivuze ngo igomba kubatwara hehe? Mu ijuru, kuko nyine hamwe muri aha habiri niho hagomba kujya abantu ya niho hagomba kugibwa n'abantu. Niko bimeze. Rero niba Imana ibabariye abanyabyaha ngo ntibajye kuzimu, bivuze ngo igomba kubatwara mu ijuru. None gatirebe yabatwaye mu ijuru byagenda gute? Niko bimeze. Ngo and since there's no repentance after death, ngo kuko nta kwicuza cyangwa se kwihana nyuma y'urupfu, umuntu ntabwo yabasha guhindura iko apfuye ari.
apfuye ameze ate ntabwo basha kubihindura. Niko bimeze ngo baba bari muri kwa kuntu gusobanurwa mu byahishuwe 22:11 ngo he who is unjust, ukiranirwa naguma kiranirwe, uwanduye nagume yandure, n'ukiranuka aguma kiranuka, ngo n'uwera agume yere. He who is holy let him be holy, wera agume agira ate agume yere. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo birasobanutse ariko bivuze ngo this means a person who dies in their sin. Bivuze ngo umuntu upfiriye mu byaha bye azakomeza kugira uti kuko azaguma yanduye, azakomeza kumva yifitiye inzara yo gukora ibyaha. Nuko bimeze ngewe na nyuma y'urupfu. Umuntu wifitiye inzara yo gukora ibyaha. Noneho turi gusobanura ngo kuko hagomba ari abantu babiri ari ahantu habiri hagomba kugibwa n'aba bantu. Noneho tekereza uyu muntu ukifitiye inzara yo gukora ibyaha bamutwaye he? Turi umutwe w'amagambo murawibuka, uri kuvuga ngo mbese abanyabyaha ntibagomba gutwarwa kuzimu. Noneho tuvuge batwawe mu ijuru. None uyu muntu ukifitiye inzara yo gukora ibyaha bizagenda gute? Kanza dukomeze dusome ngo even in hell, yewe no mu kuzimu iyo bari ababyinnyi babyina, the dancers, ngo bakomeza kubyina barimo bakubabazwa. Iyo mbyino sinzi ibiro byaba bisekeje. Ngo ibikorwa bihanwa n'inzoka zigana ibikorwa bakoze. Abasinzi bakomeza kugira inyota y'ibinyobwa by'ibisindisha, ndetse bakabona ibintu bisa n'ishusho by'ibyo binyobwa batekereza ko ari ibinyobwa by'ibisindisha, ngo ariko ni asidi batwika mu muhogo. Burst their thoughts. Wowe ni ukubabazwa. Ngo abantu bakomeza gushaka gukomeza gukora ibyaha byabo, ngo ariko ntibabiryoherwe. Kubera iki? Ubu ngubu noneho ni uburyo bwo kubabazwa. It's a way of torment. Kubabazwa kwikorerwa iyicwa rubozo. Aho hantu ngo ntabwo bahateye. Ngo nukwiye kuhatinya. Niko bimeze bite? Ngo barakomeza ngo kubera ko ku rupfu umuntu ahagarikirwa ku kuntu yari akimeze, afatwa akiri uko yari ameze. Ntabwo maze ntibabashe kuba bahinduka nyuma y'urupfu. Uko wari umeze nuko kaguma uko. Nabivuze nanone kuri channel Traduction de l'Evangile tureba umugani w'abakobwa 10. Nabivuzemo banza nanyuza nahangaha umugani w'abakobwa 10 ya la parole de Dieu vierge. Imana yemereye abanyabyaha mu ijuru byarekera kuba ijuru. It will cease to be heaven. Abicanyi bakomeza bashaka kwica, abajuru bakaguma bashaka kwiba, banyaminwa yanduye bakaguma bashaka kuvuma, nkozi z'ibizi kakuma zishaka gukora ibyo mu ijuru. None tekereza abanyabyaha bose bapfuiriye mu byaha byabo, bakomeza bose bagishaka gukora ibyaha byabo mu ijuru, kuko bapfuye batihanye kandi bakaba batabasha guhinduka mu rupfu. Iryo ryaba ari ijuru? Would that be heaven? Rwose hoya. Ukubera ko haba hakiriho amashyari, kwirya, igomwa, korwa bibi, ndetse n'uburyo bwose bw'ibyaha. Nta mahoro yaba ariyo, yewe nta no kuruhuka, kuko waba uri kuvumwa, abantu bajya bahora bakwica. Ubwo bashaka guhora hafi kukwica, almost murdered. Ushaka kwitwa nabo ngo bashaka gukomeza gukora ibyaha byabo, nubwo mu ijuru nta rupfu, ariko bakaguma bashaka kuba ubwo kwaba ari ukubabazwa bikorerwa abantu bikuzimu. Bakorerwa ibintu bisa nko kubica ariko ntibapfe, kuko nyine umuntu uriho ni wa muntu udapfa, actual person, wa muntu w'imbere ubugingo. Urukumva rero byameze. Ukagira abantu bashaka kwiba imitungo yawe yo mu ijuru, imitungo mu ijuru hari imitungo. Niyo mpamvu bavuga ngo bwibikira ubutunzi mu ijuru, heavenly treasures, ubutunzi bwo mu ijuru.
ukagira abantu bariho bakuzimura ho bakuvuga ibinyoma banakwita amazina. Imbyino noneho zitahimbaza Imana nazo zikaba ziriyo. Abantu noneho banagerageza no gushaka uburyo will be trying to find a way to transform their heavenly gown to be more revealing. Gushaka uburyo bwo gufata ikanzu yabo yo mu ijuru ngo bayigire ihishura. Uri kubyumva guhishura iki? Imyanya y'ibanga. Ubwo kwigira ubumini, ubupasura, kwigira ibintu nk'ibyo, yego byabigize bite? Abantu isi yari paradizo kugera ubwo icyaha cyayijemo. Earth was a paradise till sin was introduced. Imibabaro yo mu isi ni imva n'imvano y'icyaha, byakomotse ku cyaha. Rero icyo cyaha gitwawe mu ijuru. Ijuru ntaho ryaba ritandukaniye n'isi. Ibaze noneho. Naho haba ahantu h'imibabaro nk'uko hano ku isi bimeze. Imana ntabwo yabaho mu busabane n'umuntu mu ijuru nk'uko ibikora ubu, kuko Imana ntabwo yabasha kwihanganira icyaha. Rero Imana yaremye ahantu ho icyaha kigomba kurimburwa. Gusa ikibabaje, abantu iyo bakomeje kwizirika kuri icyo cyaha gishaka kurimburwa, barimburanwa nacyo. Nuko bimeze, kuko gushaka kw'Imana ni ukurimbura icyaha kugira ngo ireme ijuru rishya n'isi nshya, aho icyaha no kubabara bitakibaho. Ni ugushaka kwayo guhindura byose bishya. Ngo ariko ibya kera byo bigomba kurimburwa kugira ngo habe bishya. The old must be destroyed in order to get the new. Rero uburyo bumwe bwo gucika ni ukureka icyaha ukavuga ngo mbiswa kugira ngo utazarimbukana nacyo, utazarimburanwa nacyo. Noneho ukikomeza kuri Kristo, Yesu Kristo, kugira ngo amaraso yakozeho were be clean. Amaraso ye ntabwo yakoza ukishaka kwizirika ku byaha. Imana igira ute igambiriye kurimbura, yakurimburana nabyo. Ntibirumvikana rwose. But you must separate from the sin so that you will not be destroyed with it. When God destroys all wickedness and makes all things new. Ugomba kugira uti, ugomba kwitandukanya n'icyo kugira ngo ntuzarimbukane nacyo igihe Imana izaba iri kurimbura ibibi byose maze igahindura byose bishya. Ngo cika ikuzimu nurangiza ujye hehe mu bugingo bw'iteka binyuriye muri nzira, the way, muri nzira. Ni mu muzi uwo Jesus Christ. Yesu Kristo niwe nzira n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye muri. Iyo mvuze uyu murongo binyibutse iki abasilamu ntabwo bamuzi kari we nzira. Bibwira yuko irimo myiza ibakuraho ibyaha, icyo si cyo. Mbega we. Icyaha gikurwaho n'amaraso. Amaraso adafite icyaha, ayo ni ayahe? Aya Yesu Kristo. Mpamvu ari we nzira. Matayo 7:13 ndi kubona tugeze ku mirongo ya Bibiliya sasa ishimangira ibyo tumaze kuvugaho. Iyo ndaje nyisome muri Bibiliya, ndi gukoresha amagambo yanjye. Matayo 7:13 ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi bayinyuramo ni benshi. Yewe babandi bari kuye. Hanyuma muri nose bakatubwira ngo bose niyo bazagira ute. Ewe Matayo 13 ku murongo wa 41 kugera kuri 42 ho havuga ngo iki? Ngo umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe. Ibintu byo kuvuga ibyaha bizajyanwa mu ijuru, inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe. Ibintu byose by'inkozi z'ibibi ngo bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe. 42 babajugunye mu itanura ry'umuriro, niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Ibyo ntibiteye ubwoba? Bitanewe kamwene data.
uvandimwe. Noneho Matayo 25:42 Ikinyarwanda isa nk'iyihereyemo hagati kuko mu cyongereza havuga ngo then he will also save those on the left hand. Nuko azabwira nabo ngabo bagize ute bari ku ruhande rw'ibumoso, depart from me you cast into the everlasting fire prepared for the devil and his angel. Bwo kujya bihurira mu Kinyarwanda ndahera hejuru kuri 41. Hari igihe 40 biba bidahura neza ni gutyo. Ndahera kuri 41 manuka kuri 42 ngo azabwira n'abari ibumoso ati nimuva hondi mwabivume mwe mujye mu muriro w'Uwiteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be, ko nayo nshonje nimumfungurire. Ahubwo ahangaha mu Kinyarwanda ni umurongo wa 41. Ubwo hariya ndi kubona yashyize 42. Ikinyarwanda ni umurongo wa 41. Tujye mu Byahishwe 21 kugera kuri 5. Naho tuhamenye ibyaho. Ibyahishwe 21 kugera kuri 5 turahera kuri 1 ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu rw'icya urumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Yewe ni byiza. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Yewe babandi bazana nk'ibyo byo ababandi bashobora kuba bazana ibyo bintu byo gutuma abantu baribwa n'imiborogo n'ibiki, bo hari aho bashizwe. Ubwo twabisomye hejuru ku murongo wa 5 niho tugeze. Yicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Mbega we, ibintu uko biba bisobanutse ni ukubera iki? Ibintu biba bisobanutse. Tuyigeze ku musozo, anze nyishyira akalayiki. Akalayiki. Akalayiki mbanze nkaterekeho. Hanyuma hari demana kiza mwese muri Kristo Yesu. Ndabakunda, tuzasubira naho utaha. Kristo ko azajya agenda duha uburyo tuzajya tugira tunyaruka. Niko bimeze, nubwo nazajya agira icyo ashyira ku mitima yacu kuza gusangiza bene data muri rugendo, ngo yabere inkomezi ndetse bigire nabo cyahwitura bakiri mu byaha byabene n'isi kuba ikuzimu mu buryo butaziguye vuba warabubuziguye igikurwa mu mubiri. Abo nabo bave muri ibyo byaha, babivemo baze muri Kristo, bave mu rupfu bajya mu bugingo. Ni umuririmbyi wigeze kuvuga ngo baragoba abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi yuko bameze bate, bicaye hejuru y'umuriro. Icyo kintu giteye ubwoba mwene data, ikintu giteye ubwoba. Niwamara kumenya ubukana bwabyo no guterwa ubwoba nabyo, uzagira ute? Uzahunga. Mbese kuki byitwa guhunga? Ni uguhunga. Hunga ikintu cyaguteye ubwoba. Niko bimeze. Tuzasubira nawe utaha none. Ndabakunda. Je vous dis à la prochaine.